inzovu y'imirindi. Simgo umusaza wanje yaraye hehe kazanyire vange kumureba rwose nta kundi so ari kwa Rwirora shura ko ari kwa Rugwira kanyire ngabo sigwe ntago zepiye saba ntago bansakisha nawe utsaka rwose ukwiri kwiri no byagenze umuntu arahwera ntambwire uko byagenze sare kandi none ukwiri none afite ikibazo kandi namugora zansebya ngewe none no byagenze madamu nimwe yagiye kwiyahura ukwiri ako kunamaze kususukura rwose ndebera amasaha birashize nkuhamagara nibereye hanga uri nagushaka gari ntabwo mbabaza rwose sugurakajwe niki ntabwo ndakabwo niwo bundakaza egera ine ariko sugo wabaye ko mbona umeze nk'incira ubundi ego man gusigaye usuzugura nawe jana se kundeba nabi no kumbwira nabi indwara wahuye nayo je niyo yaguteye umushonga naguke jye mbabarira iby'abagore se babivamo asumuri byagenze tukwiri turicaye turi kuganira nawe uhisumwe byagenze se byagenze utenye kwa muganga barambwiye ngo niba ngo mfite amaraso make ntukambase ndise amaraso make kuki utamerekeje reguri nta n'isoni uraza ukambaza kusuko ufite amaraso make nuko nyine wembaza byinshi icyo kibazo cyatewe n'iki nzagenda ubabaza nganyumvira nawe ubu wasanga aravuze ngo ni imirire mibi nteza abantu nese undi turya neza njese ndeba uburyo ngana kandi nje ntago nsangira namwera navuze ko ari umuntu urumba mu wamufite kareka ubuse kerefa ntamaze kubyibuha we kutabyibuha nyine se ko ntabyibuha ahako no kugenda neza abantu uteza abantu neza ahubwo naguhaha vuga ko ari ibindi byatumye inkwera ariko ntuvuge ngo ni ibiki nyine wabona mbizi kose sheri sinkwitaho wamba bari ukamenya na basi ari ikibazo wawe ufite basi bisa byashize aya ndi kugenda noroherwa rwose hano wihangaye ariko ujye umbwiza ukuri nabaze nk'ubu ugize ikibazo ugapfa ese urabona hari ikibazo mfite ntabwo napfa uko mwisha ibintu byoroshye ese urabona napfa koko ibaze tuzajyana kwa muganga bagusuzume mpari nyine uzamperekeze ubundi se ngenda njyenyine nkandi narishatse noneho wibutse ko nagushatse ndabyibutse rwose mugabo mwiza ariko ubundi kwiri ubundi ikibazo ni mwebwe Kibaba we hasi makenga ibaze duhuye we yahita ngirira nabi nshaka kugambana ni bibi ubu simba mubonye nkahita shaho naho agacaho kandi ngiye kubunda kibe dore ko mu Kinyarwanda bavuga ngo wakanzwe n'amabyegenda nibibabi burano warasanga nawe yagendanye impiri kasanga nsinze hano kamwitsinda Papa we we nari mpfuye ariko cyakivuna muheto kiranaberwa iyo cyambaye ni nk'ikigori neza we ndibonye kigenda we ariko subone cyarakomeze kwireba muri ra myenda bundi cyayibye heye kangiye gendere mbye nibyo mbyihore mana kirenga yego mumeze mutera tumeze neza yego ndabona muryoshye turakina ese muko ni byiza madamu asari iki kikugeje ikintu kingenza saza wanjye nta waba wageza saza wewe uyu mudacumura se n'umusaza wawe ni musaza wanjye ntabyo mwari muzi umuyobozi iyo umuyobozi ni musaza wanjye burya rwose ko bikomeye mba nyine wimbwira byishimye ni musaza wanjye mbwira n'imbaraga cyangwa n'imbaraga ese musaza we hano nitwe tumutunze tumubika mu nzu rwose banyakubona nababazaga nuko rwangura mushaka nkaho wamutubikira nde mumbwire nimba ari hano ni ku itegeko kandi oya ntabwo ku itegeko madamu ntabwo ari itegeko buriya ega tumubwiraho umusaza wawe uramubwira se urahazi ngaho amubwira gira vuba amubwira gukomana yanjye ibintu mbiheruka kera ntabwo mujya mwakira abashyitsi ngo mumane agatebe nisharize ubu ndicara ahantu hasa haca
mu mujyi se ni hehe bakira ndi kanini mfata umwicara ntakuya kuko ntabwo mwicara mvangirira abandi mari butadere ngende ariko ko numva wagira ngo wamushyize hano rwose tugiye gusohora tuguhereza gabanya amagambo ntabwo mwamubonye mumbwire ntabwo mwamubonye ndazi uyu mugabo niwe umenya iby'abayobozi ngewe nta kintu nshinzwe rata nyibariza njye ushobora kuba nanabizi buriya ndambwiye n'ingurize wenda mbwiye ibiki nimba ubizi naho yaba yagiye se ubundi uri kugira ngo umva murimo muranterereza niba nawe ari mu bimbwire ngewe nifite akababaro kanjye mumerekeze nitahire mva ariko tukwitayeho ni ukuri mumerekeze ati mumerekeze abo kaduherekeza undi mwana mumerekeze ko mbona winyonga ariko we yaga ibintu papa arimo kandi buriya njyewe nindeba amabuno y'abakobwa mama azatangira nsakuza kandi umwana agenda nkazi urasata kugeza ra iyi nta mungeza rwose ase madawe ko utazanga umuseze wasigaho ngaho ari mu biki nagenda oya nagenda bye bye nyine nta kundi nyine no kwigendera siko mbona madamu wawe akomeza ibintu cyane oya madamu wongera arwaye mureke ararwaye ubwo nimba arwaye nyine mureke sabaye nyine numubona umbwire nimubona ndakubwira sawa urakoze yego disi we rega umukobwa ziko yatuma yewe madamu ubu ntabwo yambonye inshurashurara ariko ararwaye ntabyo yabonye bagakwigendera yewe we agwira mani arumiwe rukwiye ako se madamu wandinze reka wageze ukabwira aho mwari muri kumwe bakakurinda ariko winsatsa wowe ndi kugura aho nkumva naseka nkapfa rega nta n'isoni ese bigenze ute ni ba joriji bamwe bavuze abagore mani ni ba bandi ba joriji bavuze kuba udasize uriya mukobwa nibyo bituma uvuga ibyo bigambo byose nuka ngo ugende ishuri wambabariye ariko urega urarakaye kundenza ubusenge nawe wakarakaye n'indi karakazwa n'ubusa ubu n'ubundi ubwo ni ubusa bwandakaje yewe ndarumiwe hako ubundi mwabaye reka wirakaje sinzi ko mwerekeje undi mwana nkumva n'ikibazo afite cyo kubura musaza we areba ukuntu ureba ubundi si ubwa mbere urebye kuriya kuva wabaho nabaho se dore regegere ureba amabuno y'abandi ego yesu hako ubundi vitamine y'amaso ko ari ukureba si abagabo umugore we ntunzanga ariko uyu mugabo nge yaranacanye nigendere wasanga nanagukubise genda indaya gusa kujya ndi indaya papa agerayo ariko ubundi ubwo wacyane wageze mwaho ngaho ukora iki mwanuzibuye njyewe nagukubita nkakumanurwa rutwe wageze mwaho ngaho ryari mu gitondo se bwo najemo ugiyemo mu gitondo se umudayimoni waneye ni uwuhe uriya mwana ntabwo yabonye ibintu nari ndimo n'uriya mukobwa